tuzi ko hari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero nyagacamigani kakandi kanyurangabo kanyarwanda kazira gusobanya n'ibirari tubashyize igorora nimwimara maniga. Ikaze mwisi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirindiramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singa yavuze ko utazi yava atamenya niyajye. Mbaye ikaze rero banyakugira Imana bene Imana muraho. Ariko umunsi rero tukaba turi buganire ku nsigamugani ebyiri. Iya mbere iragira iti ibijya gucika inkunga ibijya imbere. Iya kabiri iti genda shashi nkumenye nshaje. Ngaye nk'uko rero reka duhere kuri iyi nsigamugani igira iti ibijya gucika inkunga ibijya imbere. Ibirari by'insigamugani ibijya gucika inkunga ibijya imbere. Uyu mugani bawuciye wabonye ingaruka mbi ku kintu cyagizwe ibanze ariko kitabigombaga, nibwo bagira bati ibijya gucika inkunga ibijya imbere. Wakomotse ku bunyage bwa Mugema wo mu Rukaryi wamuritse inka z'inkungu azimurika mbere y'inyambo maze bimuviramo ubwehe bwo kunyagwa. Ibyo byabaye asaga mu mwaka w'1900. Uti byagenze bite? Mbere y'ingoma ya Kigeli Ndabarasa, ise Cyilima Rujugira yahatse umugabo witwa Mugema aramutonesha cyane, amuha gutegeka amashyo y'inka ze zose, bituma Mugema uwo nguwo akira aratunganirwa. Dore ko yari atuye rero mu Rukaryi, ategeka ku butaka n'umukenke. Cyilima rero amaze gutanga umuhungu we Ndabarasa. Mugema uwo nguwo yakomeje gutegeka ya mashyo yagabiwe na Cyilima. Ndabarasa rero nawe akomeza kumukunda nka se. Bukeye umwami Ndabarasa ashaka guha umusaza witwa Ndabaramiye umusozi. Ndabarasa rero atumiza Mugema aramubwira ati ufite igihugu kigari, none rero ndagusaba umusozi wo kwihera uriya musaza Ndabaramiye. Niryanya mugira ubutangwa rero. Yamuhaye umusozi witwa Mbandazi. Ndabarasa awegurira Ndabaramiye maze ajya kuyobora, atanga ibibanza uturaho. Icyatumye rero Ndabarasa agabira Ndabaramiye umusozi wa Mbandazi nuko yari yaracikanye na se Cyilima bakajyana i Bugesera n'Igisaka. Nyuma bagarutse Cyilima ntiyagira icyo amuha nk'ishimwe. Bukeye rero Mugema anagera abanzi benshi maze bakajya bajya kumurega kuri Ndabarasa bamubwira ko yarakaye cyane kuko ngo yamunyaze Mbandazi. Ndabarasa agumya kubyangirira, ariko abanzi ba Mugema nabo bakomeza kurarika abantu benshi bo kumurega ngo bamurege ibinyoma, kugeza igihe Ndabarasa byemereye. Amaze kubyemera rero yatumije Mugema maze aramubaza ati igihugu utunze n'inka wabigabiwe nande? Mugema ati nabigabiwe na Cyilima. Ndabarasa arongera ati ubu se bitegekwamo nande? Mugema ati nyagasani ni wowe nta wundi. Ndabarasa ati igituma nagutoye Mbandazi bikagushigisha, uzi ko u Rwanda ari urwawe? Abanzi ba Mugema baraseka baravuga bati ubwo Mugema yarakaye azi ko murufatanije. Noneho rero Ndabarasa arushaho kurakara, abwira Mugema ati jya kwimura inkuragiye zose, ari inyambo ari n'inkungu, maze uze uzimurikire. Mugema aragenda yimura amashyo yose, ayagejeje kwa Ndabarasa amubwira ko azayamwereka mu mubuga wa Nyamirambo ya Kigali. Bukeye Mugema ashorera inka zose ahurira na Ndabarasa Nyamirambo, abanza kumurika amashyo y'inkungu, akurikiza ay'inkuku, ahitura ku y'inyambo zirasezera. Ndabarasa rero amaze kuzimurikirwa zose azigabira Ndabaramiye wa musaza. Rubanda rero babibonye batyo babyuririzaho imvugo yahindutse umugani bagira bati ibijya gucika inkunga ibijya imbere. Ibijya gucika inkunga ibijya imbere. Baba bavuga ko Mugema yamuritse inkungu mbere y'inyamahembe zikamubera inkunguzi, agakurikizaho ubweha rero bwo kunyagwa. Nyamara ariko nuko byabaye ubundi mpurirane, naho ubundi na mbere hose Ndabarasa yamumurikishije agambiriye kumunyaga. Imvugo rero ya rubanda niyo yabihinduye amahano.
kuva ubwo babona ingaruka mbi ku kintu cyagizwe ibanze bitana imbonera bakagira bati ibijya gucika inkunga ibijya imbere. Reka dukomeze n'insigamugani ya kabiri igira iti genda shashi nkumenye nshaje. Uyu mugani umuntu awuca iyo ahubiranye n'ikintu kimushimishije mu mizo ya nyuma ariko atagifite urubuga rwo gukomeza kugihabwa, nibwo agira ati genda shashi nkumenye nshaje. Wakomotse kuri Kimenyi umwami w'Igisaka ahinga umwaka w'1700. Uti byagenze bite? Kera ku ngoma ya Cyilima Rujugira mu Rwanda n'iya Kimenyi mu Gisaka habayeho imihigo y'abo bami bombi maze bahiga inka nziza. Cyilima yavugaga ko arusha Kimenyi inka z'inyambo nziza, Kimenyi nawe akavuga atyo. Bukeye rero Cyilima atuma kuri Kimenyi aramubwira ati ubu ngubu ngiye kukoherereza inyambo zishorewe n'abantu bakuru, nawe uzaturanye inka nziza zishorewe n'abantu bakuru, maze bazateranira iwawe bemeze ziruta izindi. Intumwa rero iragenda ibibwira Kimenyi, hanyuma rero Kimenyi nawe arabyemera ndetse abyemera yishimye kuko yakundaga inyama bihebuje. Ubwo rero we Kimenyi ntiyari yitaye ku bwiza bw'izo nka, ahubwo yashakaga kuzibaga ngo azazirye yumva uko inyana z'inka z'i Rwanda zirutana n'iz'Igisaka. Ngaye nguko Cyilima rero yaje gutoranya inka z'inyambo nziza cyane, atoranyamo iy'urwirungu n'iy'ibihogo, aziha abantu bakuru barazishorera bazigeza i Remera ry'imukiza kwa Kimenyi. Imukiza aho ngaho ni ibwami mu Runyagisaka. Bamuritse inka maze babwira Kimenyi bati Cyilima yadutumye ngo murebere izi nka maze umubwire iruta indi ubwiza. Kimenyi rero abohereza ku macumbi bateganije, arababwira ati nimugende ejo muzaze nzababwira iruta iyindi. Inka arazisigarana. Bagiti ni mukaho ngaho rero ategeka intarindwa ze kuzibaga. Bazikubise intorezo, bamaze kuzibaga benda inyama za bihogo n'iza rwirungu barazikaza cyangwa se barazutsa. Zimaze gushya rero bazimuzanira zitatuye, baramubwira bati iyi ngiyi ni iya rwirungu nayo iyi ngiyi ni iya bihogo. Aziryaho zombi asanga iya rwirungu irusha iya bihogo kuryoha. Bukeye intumwa za Cyilima zishengera kwa Kimenyi zije kubaza uko za nka zirutana. Baravunyisha bahabwa icyicaro n'inzoga maze baranywa. Kimenyi araterura ati yemwe ntumwa za Cyilima mugende mumumbwirire ko rwirungu irusha bihogo kuryoha. Intumwa zirumirwa rero ziyoberwa ibyo ari byo, ariko abanyagisaka bari babegereye aho ngaho barabongorera bati yarayaziriye, ubwo ni ukubabwira urusha iyindi kuryoha. Intumwa rero zarasezeye zisubirira i Rwanda zumiwe. Baraza babibwira Cyilima, abateraniye aho ngaho bariyamirira babigira urw'amenyo, barumirwa bati wa muntu ni umunyamahanga kuko umuntu babajije ubwiza bw'inka akabuvugira ku nyama. Kimenyi rero mu mibereho ye yagiraga amerwe y'inyama cyane, ariko akarya iz'amagumba n'ibimasa gusa. Amaze gusaza rero abwira abasongozi be, ubwo naba bazi be, arababwira ati ubu ndashaje kandi nshaje ntararya ishashi ngo numve uko iryoha. None rero nimurebe inyana y'ishashi muyibage muyikaze muyinzanire numve uko imeze. Inyana rero barayibaga maze bakaza inyama baramuzanira ararya, asanga zimurutiye izindi zose yajyaga arya. Niko rero kwifata ku munwa ariyumvira arimyoza ati genda shashi nkumenye nshaje. Ubwo yavugaga ko iyaba atarashaje arizo yakagiye yirira zonyine. Kuva ubwo ngubwo rero iryo jambo rye ubwo ni irya Kimenyi nyine riba gikwira mu Gisaka hose no mu Rwanda, rihinduka umugani umuntu wese acira ku kintu kimushimishije mu muzo wa nyuma atazakomeza kugihabwa, maze akagira ati genda shashi nkumenye nshaje. Kumenya ishashi ushaje ni ukumenyera icyiza ariko mu mitagiye. Ngaye nguko rero Abanyarwanda Abanyarwandakazi, ngibyo ibirari by'insigamugani ebyiri twaganiriyeho uyu munsi. Iya mbere iragira iti ibijya gucika inkungu ibijya imbere. Iya kabiri iti genda shashi nkumenye nshaje. Wibuka gukanda subscribe, like,
ndetse usiga igitekerezo muri comment box. Niba ari n'inzigamugani ifuza ko tuzagusobanurira ubutaha, tuzayisobanure nta shiti. Ni umusizi Rutikanga. Ndabakunda cyane, nimukomeze mutengamare.